gukoresha product nziza zinakurinda hyperpigmentation, ariko aho kugira ngo ziveho ukisanga uri kugira sunburn. Kuba ukoresha sunscreen nabi bishobora gutuma uruhu rwawe rukomeza kugira ayo mabara ku ruhu, ukazana sunburn, ukazana za hyperpigmentation n'ahandi hantu zitari ziri, kubera ko iyo ukoresha active ingredient akenshi zitera photosensitivity ku buryo ushobora kuzana amabara ku ruhu bitewe n'uko ziba ziri sensitive ku zuba. Icyo gukora ni iki rero? Ukeneye gukoresha iyi 2 finger rule mu gihe uri gukoresha sunscreen. 2 finger rule nicyo kintu cyagufasha kumenya ko wisize sunscreen ihagije mu maso no ku ijosi. Wisize nkeya ni nkaho na sunscreen uba wisize, noneho uko ukomeza expose ku zuba uzi ngo wisize sunscreen, uzasange noneho wazanye hyperpigmentation, wrinkles, n'uruhu nyine rukahita rutangira gusaza vuba, kandi ukajya ubona uruhu rasa nabi, kandi witwa ngo uri gukoresha za ingredient nziza n'ama sunscreen. Niba aka kantu utari ukazi ka 2 finger rule, zere ko ugasobanukiwe.